mvura igicuri, mvura ibirozi, mvura ibisazi, mvura indwara z'abagore zinyuranye, mvura indwara z'abagabo zinyuranye. Njyewe ntabwo nica icyo nkora, ndavura. Noneho nkakwereka n'umuntu wakwibye ku buryo amwariraho, ku buryo uvuga ngo igihano ntanga ngitanga nkoresheje aya mazi ureba, kubera ko iyo umuntu ari kure bikaba ngombwa ko yahemutse kandi waje kunyivuza hakeneye ko muha igihano, biba ngombwa ko musutuma ifoto ye. Ifoto ye imaze kongeraho ndayikurura, namara kuyikoreka ngombwa ko mushikayo, mushitse mushikira muri aya mazi muri kureba. Aya mazi rero ngira ngo mwabonyemo isura, isura yimaze kugaragara nibwo muha igihano. Igihano yamaze kukimakora ntago uko mwabonye ntago abapfuye, ahubwo biba ngombwa ko ngiye mukoresha nk'igikoresho cya Nyakamanza kama amakuru y'ibyo yakoraga nuko yabikoraga n'ibyo yarakoze. Turakomeza kubashimira cyane mwe mukomeza gukora subscribe, share and comment. Murabizi ko tubagerera kure mu ntara hanze y'igihugu. Noneho ubu ngubu tugiye ahantu kure cyane, urugendo rwatuvunnye, tugiye kureba wa muganga gukoraho rikaka utuye Igisenyi. Tukaba rero turi kugenda tugana aho baturangiye atuye, ariko bari bazi ko n'ubundi tuzajya kubareba, ariko reka turebe ibyo barimo nyuma bataritegura abashyitsi. Turakomeje baturangiye, ariko nimba twayobye nimba tutayobye, reka turebe ahantu cyangwa turebe umuntu twarangisha. Ndabona mbonye umudada, reka mubaze tante. Noneho reka buriya twamurangisha akaturangira neza ahantu aho ariho, tukagera tukareba bataritegura abashyitsi. Mbese biba bimeze bite? Wiriwe neza? Yego. Ni umunyamakuru. Twabarangisha? Nta kibazo. Hano muri aka gace batubwiye ko harimo umuganga. Uvuze? Umuganga uvura muri aka gace. Umuganga? Reka njye sinahabarangira. Nese wadufashije niba wadutungira urutoki tukajya. Uriya muganga njye nta nubwo nagira mwa kiriya gipangu cye. Reka byagiye bigenze se. Uriya muganga ukoraho rikaka, reka sinagira mu gipangu cye. None se waturangira, bari bahaturangiye ariko wadutungira nk'agatoki ahantu. Nahabereka ariko njye sinagerayo. Ariko wabudufashije hatwereke, noneho tuhabone tugende turebe ibiberamo imbere. Mbere ni hariya nkayiriya nzu nziza aho ngaho. Tujyeyo. Ushobora koze cyane. No, tukaba turakomeje tugiye kureba aho uwo muganga akorera, turebe mbese bataritegura abashyitsi biba bimeze bite. Noneho cameraman we ntukureho kamera, reka turebe ukuntu bimeze, turebe mbese bimeze gute. Mucika intege siko bimeze. Katwinjira igipangu, naho ndabona tukigeze aho baturangiye. Se haba hafunguye, hafunze. Reka turebe menya. Cameraman, ni imvura muri aka gace ndabona yaguye, biragoye hano kuhagera. Twinjira turebe ukuntu bimeze. Twari tubasuye. Ntabwo byemewe, twamanza tukabaza nyir'urugo. Nta kibazo ko twe twavuganye nawe tumubwira ko tuzaza, nubwo amasaha tubona tutabonye uko tumumenyesha, kuko hano ni kuri amatelefone asa nk'aya tuzimanye, ariko mwanza mukamubaza cyangwa tukinjira na twamureba. Reka manze mubaze. Nta kibazo, dore mwanza kujya kubaza nyir'urugo, reka turebe igikurikiraho. Ni karibu. Murakoze cyane, noneho twakinjira. Murakoze kuduha karibu. Nubwo twatinzeho, nubwo tuje tutamenyesheje bitewe n'ikibazo twahuye nacyo mu nzira. Twebwe turabavuzi ba Gihanga, na leta iratozi n'ikimenyetso. Reka nkwereke ibyangombwa. Murakoze cyane, reka turebe ibyo byangombwa byiwe, turebe ko byemewe muri leta. Reka komeza twereke. Ndabona certificate. Icyemezo cy'umuvuzi gakondo wo mu Rwanda. Ni kubona kimeze neza, biremewe. Murakoze cyane. Noneho muze, noneho naje nkubitana n'umurongo munini hariya hanze. Ndashaka uwa mbere naze. reka turebe imikorere ye.
turebe uko biba bimeze. ngarutse kukureba wa munsi wampaye nguyu wageze n'itariki n'isaha yageze nanjye kureba bya bintu nategereje none ko byanze nabibona ute ibintu byawe witonde mu kanya gato uretse nkwereke ibingibi reka turebe icyo bibyara, reka turebe icyo birwara. bigiye kuza mu mwanya muto, bigiye kuza uretse tonde ibintu byawe umuntu wajyanye kure, yigira telefone amafaranga vuba yabisana hano itonde ibintu byawe bigiye kuza, uretse ibintu byawe bigiye kuza, ibintu byawe bigiye kuza byose, umuntu wabijyanye byose arabizagira muze ko banza waba uri kumbeshya koko kureba isaha imaze kurengaho iminota ingahe tegereza mu minota 3 ibintu byawe birabegeze hano urumva tegereza hano umuntu wajyanye noneho ngo hari umuntu wamwibye, reka turebe ko imiti koko ikora, turebe mfe kwizera niba biraboneka simbizi. tegereza iminota 3 ibintu byawe birabegeze hano, tugereza hano tukubireba ibintu byawe, reka turebe ko bya bintu by'uburyo bikora, reka turebe bya bintu ndi kumva wari gusakuza, reka turebe ukuntu byagenze. Maze mukurikirane wa muntu wibye bya bintu byagarutse. muze ndabona ari byo, ndi kubona ari byo kabisa, ndabona ari byo ariko hari kubura amafaranga. Ariko yana amafaranga. Zana amafaranga y'abandi yajyanye. Kira vuba. Zana amafaranga y'abandi wajyanye. Ndaye amafaranga wajyanye. Ndabona 10,000 yari abajyanye nabyo arabigaruye na ampuri, reka turebe kurikiraho. Akira n'ibihumbi bya 10 yajyanye. Amafaranga uyefa. Murakoze muze. Amafaranga y'abandi ubibye wabibika. None kubaza wabyibika. Ndishonje. Urabishonje. Ufite amajeki? Ayo. Ayo dushonje. Urabishonje? Uzongera? Uzongera. Yewe mata urashaka ko mumarereke. Muhanishike. Yewe ubwo ibintu byanjye mbibonye, nge ndumva namubabarira, ariko se ubujya yarageze iwanjye wenda agafungura nibyo nashakaga kumenya. Ukuntu yabarahageze akabyiba, kuko buri munsi baranyiba. Iwe wakize Iwe warahandangiye. Wakurangiye ninde? Umujura mukuru. Uzongera? Uzongera. Babarira. Urareba? Nongera bicanze gukorera. Nmongice. muze urakoze rero, wa muti wawe ndi kubona ari muzima, nanjye ubwo nzagaruka nje kugushimira pe.